35 iratashye ubonye izuba, inyenyeri n'ukwezi bikugaragiye ngo umurikire abanyarwanda, amahoro atsinsura amahano, amahumbezi agaruka i Rwanda. 35 iratashye ukuri gutsinze ikinyoma, byaragaragaye wahacanye ucyura abana b'abanyarwanda, ubakiza akaga ko mu mahanga. RPF mfura y'u Rwanda, ubaye ubukombe ntabwo kamba, ikamba wambaye rirakubereye, nkundira ngo usabe, ngo usige, ngo usingize, ngo usangize abasizira umusingi w'iterambere. Ubaye ubukombe byo simpuha, ubuhanga n'ubuhangange wagaragaje, uhangamura abasizaniraga gusibanganya isura ya Kanyarwanda, byaguhesheje ishema hose. Ubaye ubukombe si ukubeshya, wimanye abanyarwanda bikomeye, amahano yahawe intebe, amahanga yahinnye ibiganza, ategereje uzaganza. Waharaniye guca umuco wo guhanga, ubusimbuzi wo guhanga no gukora bya gihanga, yesha agaciro umunyarwanda, byarabaye dufite agaciro. Warwanyije kandi uracyarwanya ibitekerezo byacengezwaga mu bibondo bigamije kurimbura bonse rimwe, ubisimbuza kudusangiza ku mata y'inyambo ngo turenge ibyadutanya maze dushimangire ibiduhuza. RPF ni wowe wazanye ishingiro ry'umushinga wo kunoza intambwe y'imiyoborere, by'agahebuzo njishi ikwiye inka, warinze abana b'abanyarwanda gusiragira basaba serivisi. Mureke nshinjagire ngana igicumbi cy'imiyoborere ibereye, mvuge serivisi zini wacu, uretse uwaza akagera i Rwanda niwe nabwira harakumva. Uko duca amarebe yo mu mazi ni nako bituga yahagurukiwe, nta kwikinga ngo umire ikiboze, n'uwabikora byamukoraho ntiyasamba cyamuhitana. Buri munyarwanda nuhatuye ndasize kandi nuhagenda asabwa gutanga ibyo yemerewe, akanahabwa ibyo yemererwa, nta mananiza nta miteredo. Ubu imisozi yose ni amashuri, ubarashamitse amashami hose, ubarajanjagura ubujiji, umunyarwanda arasoma agasemura, ntasuzugurwa, arasobanutse arasobanukiwe. Mu kuzamura ireme ry'uburezi, ba Nyampinga ni waduheje, duhabwa impambi duhembura, za siyansi ntituzitinya, n'amarisansi turayacyura. Abenshi amashuri tuyageze mu bushorishori, imirimo isobanutse kora. Ubu dukungaye ku ikamba ry'ubukungu, turashora igishoro mu mishinga, umushahara rugukiyongera. RPF utaguma n'indashima mu kwigira, nta uduhiga mu butwari, himo, ubudehe, VUP, umurenge sako, ejo heza ni intwaro twacuriwe ngo twigire umuco w'igicumbi ku gicaniro cya Kanyarwanda. Ubu bukene burakendera, n'ibisigisigi wasanga 2050 zabisiga ku gasongero kagasi. Iwacu Rwanda ubu turacunda, amacwenda arasendereye, ubu turakeye turizihiwe, umutozo ntutezuka, ibyatsi byuzuye ku ruhimbi. By'umwihariko muri Nyaruguru ntitukitwa abatebo cyangwa inguge ndetse n'ibindi, ubu haragendwa, ubu haratatswe, ubu ngubu natwe turamurikiwe. Ugana iwacu yo ku Gicumbi ntugisimbuka bya bisoro, dufite umuhanda uzira guhanda, ibyo ni byiza watuzaniye, izo ni imbuto z'umuryango. Ibitaro binini bya Munini ni umuhuzu uduhoza amarira yo kuvuga ko tutavurwa ngo turi inyamaswa zo muri Nyungwe. RPF warabagamburuje turi abantu. Mu guhashya umuze mu banyarwanda, mitiweli yabaye umuco wacu iwacu, ntawe ukirembera mu icumbi, n'ucumbagira ntiyibagiranye, abizabukuru barazirikanwa, amagara yabo barasigasiwe. Ubu nyakatsi ni amateka, ukora ku rukuta ukabona hose, umwana ariga isaha ashatse, amanywa n'ijoro bisa n'impanga. RPF utagushima n'indashima. Umuteto dufite none, umutuzo wuje umutekano, umutozo udatezuka, ni amatunda yeze ku butwari bw'abanyarwanda, intore rudasumbwa iri ku isonga. Kagame Paul oye! Aya matunda turi gusoroma nyuma y'ibyuya by'abanyarwanda, ntituzayatera inyoni ngo iyamire, tuzayasasira, tuzayasigasira. Mbasabe nsubike sinshoje, ibyiza nk'ibi by'uyu munsi nge sinifuza ko byasozwa, nuko umwanzi ari amasaha, tuzasubira nsubukure. Ni umuhanzi uzira guhemba, uhora uhembera ibizira guhanda, ukunda ibundo rihunze amahoro, ni Mucunguzi Izere Joseline. Murakoze cyane. Urakoze cyane Mucunguzi Joseline, intore yacu, imbaraga z'igihugu, urubyiruko rwacu.